nashimye cyane ibitekerezo mwatanze bigaragaza yuko mushyigikiye mwumva gahunda ya mituweli. Muri ruri nanone abantu b'intangarugero mu kwishyura mituweli, kuvuga ubu butumwa biroroshye cyane kubera yuko mituweli mwayigize iyanyu mu myaka yose. Izi mpinduka zabaye muri mituweli zaziye igihe, ndetse ugiye no mu mibare wavuga ko ubundi zanatinze, kubera yuko mituweli hashize imyaka myinshi cyane, ariko umusanzu watangwaga n'abanyamuryango ba mituweli udahinduka, mu gihe serivisi bagenerwa kwa muganga zo zakomeje kwiyongera, indwara zivuzwa, imiti bahabwa byakomeje kwiyongera. 3,000 byatangwaga mu myaka irenga 10 ishize, na za ndwara zose zisigaye zivurwa n'imiti yose yiyongereye ko byaba bigihagije. Icyo twabizeza ku ruhande rwacu nka leta ni ugukomeza gukora ibisabwa byose kugira ngo serivisi zo kwa muganga igihe ugiye kwivuza uzibone neza, kugira ngo koko uvurwe neza na za ndwara zose ziyongere ku rutonde, ukeneye serivisi zo kuvuza izo ndwara abashe kuzibona neza, na ya miti ibashe kuboneka. Ariko namwe uruhare rwanyu nk'abaturage ni ukwishyura umusanzu wa mituweli. Hari abagiye bavuga ko wenda umusanzu basabwe gutanga utajyanye n'ubushobozi bwabo. Icyambere, intambwe ya mbere ni ukubanza kugenzura ukamenya ngo ibyashingiweho nibyo. Niba usanze rero ibyashingiweho atari byo, unyuze muri ya nzira batweretse y'akanyenyeri 195 urwego, ukagenzura ukareba ibyo byagendeweho nibyo. Niba ubonye atari byo rero, ugasanga hari ibintu bikwanditseho bitagombye kuba bikwanditseho, bikubaruyeho bitagombye kuba bikubaruyeho, birashoboka ko haba harabaye amakosa mu gihe cy'ibarura, cyangwa se hari ibigomba gukosorwa runaka muri systeme zitandukanye. Icyo gihe wegera ubuyobozi bw'akagari bukagufasha. Rwose ufite ikibazo azafashwa uko bikwiriye, ndetse n'ubu hari abatangiye gufashwa. Udafite ikibazo rero icyo ari cyo cyose, cyangwa wagenzuye ukabona yuko amakuru akwanditseho ariyo, ishyura mituweli, wishyure kare, hanyuma igihe nikigera utangire wivuze wowe n'umuryango wawe nta kibazo. Umuryango mwiza ni umuryango ushobora kuvuza abawugize. Umuryango mwiza ni umuryango ufite intego, ufite aho uva, ufite aho ujya. Twakongeraho no kwizigamira muri ejo heza, ukabuteganyiriza. Buriya na mituweli nabyo no kwiteganyiriza, ariko ukibuka noneho no guteganya no muri ejo heza, ndetse ukirinda n'ibintu byakurangaza bimwe guverineri yahoze avuga by'ibiyobyabwenge, ibinyobwa bituzuye ubuziranenge. Ibyo bintu ni ibintu birangaza umuryango, bigatuma ya gahunda yo gutera imbere wari ufite udindira.